gusambana wa mugore we. mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, I love you so much honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro, ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane. Ubu hateye icyorezo cy'abagore bari gusambana, noneho byateye iseseme birarenze rwose. Mwabagore murabona atari ubukunguzi umuntu w'umubyeyi koko? Ariko mubanze mwibaze, wenda mbwira abatuye isi, mushyire muri logike. Buriya ninde wanezezwa no kubona mama we bamufasha asambana? Ninde byanezeza? Tubwizanye ukuri, ninde wabona mama we ari gusambana nubwo waba uri indaya akavuga ati nta kibazo bisawa? Niba mutifuza ko ba mama wanyu bababyaye bafatwa bari gusambana, kuki muri guhemukira abana muri kubyara? Mwabyaye mugakora ibintu bisa bityo iby'urukozasoni mu maso y'abantu, mwibagiwe ibyago n'ipfa Imana yabanyujijemo, impanuka yagiye ibarinda, mukaba mukoze. None ni iyi nyiturano, ni ibimuhebye Imana, muri gusenya ingo za bagenzi banyu. Abagore bagenzi banyu bakara badasinziriye hejuru yawe wa mugore we, aho uri hose uzi kuri gutwara abagabo babandi. Unyumve neza, ntuzabura kunyurwamo n'inkota y'Uwiteka. Yes, ashimwe cyane inshuti bakunzi ba Cyubugingo TV, mbahaye ikaze. Iyi ni Cyubugingo TV, njyewe nitwa Ishimwe Emmanuel. Rero reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikoze, kugira ngo tuzaye tubana hano kuri Cyubugingo TV. Ukore like kuri no video kugira ngo uyongerere ubushobozi bwo kugera ku bantu benshi. Reka ngusabe no sharinga ku nshuti zawe zibimenye, tuzaye tubana mu bindi biganiro. Rero nta kindi dukora, ni ubutumwa bwiza, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nubwo burya intambara zitajya zibura turi mu rugendo, umuririmbyi we yarembye aravuga ngo ndi mu rugendo mfashe igihe mu ntambara. Rero ntago ibibazo bijya bibura mu isi, ariko Imana igitugirira neza ikatwiyereka, twigaragariza. Rero reka musabe gutega amatwi. Induru yabaye induru hano kuri social media, aho umugore witwa Asiya, uyu ni umugore wahoze ari uwa Theogene witahiye. Induru zavuze na Pastor Mutesi uherutse gusezerana vuba aha ngaha, ndetse na Pastor Steven, byabaye induru ndetse n'akavuyo, ndetse nta kindi kiri kuvuga kuri social media. Rero ibi bintu bikomeje guteza akavuyo gakomeye cyane, amatiku n'amakimbirane. Ariko nge bitewe nuko njye numva ubuhamya bwari Riziki cyane cyane, namwe nagiye mbubahereza, naje gusanga hari aho byaba biri guhura n'ibintu yigeze gutangaza. Rero reka twumve uko byagenze, ubundi twumve n'icyo Riziki yabivuzeho. mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, I love you so much honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro, ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora Muribuka ko ari abantu bapfiriye muri uyu murwa wa Kigali? Muribuka ko ari abandi bantu barihishe no mu nkengero mu ntara, baranga barapfa, kandi bishe no mu myobo bakabakuramo no mu biti.
none yavuze ngo uzakure muke uwuhe mu muyaga, n'Uwiteka nzabikurikiza inkota. Hari n'abateze indege, abandi batega amato n'imodoka, abandi bagenda n'amaguru bahungira mu bihugu bitandukanye, ariko ntibyabujije inkota kubageraho. Cyane cyane wenda urugero rugaragarira abatuye isi Kongo, abanyarwanda bahapfiriye ni benshi cyane kandi bazi ko bacitse urupfu, ariko Imana yavuze ngo uzahakure muke upfunyike ku binyita by'umwambaro wawe. Bene data, nakunze kubona abagore, abamama aribo bakunze gupfunyika ku gitenge akantu k'agapfundo, niba ari nk'akanota agapfundika agakenyera, wenda mu Kinyarwanda ngo ni ku gikodorero niho bashyize hafi aho ngaho. Rero umugore ari gukora imirimo yapfunditse ako gapfundo ku gitenge nk'amafaranga, iyo kijishutse ntaramira igitenge yihutira rya pfundo. Unyumve neza. None Imana iravuze ngo uhakure muke uwupfunyike ku binyita by'umwambaro wawe. Muribuka ko ari abantu barokokeye i Kigali kandi bari guhigwa, Imana ikabahisha mu busa. Hari abarokokeye mu ntara, abo nabagiranye n'akagasatsi bakeya, hari abake barokotse, hari abagiye za Kongo bagenda n'amaguru, bagenda na za tingitingi baraharenga no mu bihugu bya kure. Muri gakeya imiryango yabo igashira, umuntu agapfusha abantu be bose, umuryango ugashira agasigara ari nyakamwe. Hari abageze za Afurika y'Epfo, bihuza n'ubuhanuzi Imana yari yaravuze mbere ko ari abantu bazagaruka muri iki gihugu, harimo abagiye n'amaguru, ariko ngo bitazashoboka ko bagaruka n'amaguru, bazazanwa n'ibisiga n'amababa y'ibisiga. Ubwo buhanuzi niko bwigeze kuvuga, ariko nubwo butasakaye nka nk'ubu ngubu, wenda ko dufite amahirwe. Nuko ibyo bisiga Imana avugaga ni indege icyo gihe. Nuko hari abantu batashye ari indege zibagaruye mu gihugu, bisoza kubw'ijambo Imana yari yaravuze. Noneho nihuse, icyo gihe ngo uzahakure mu cyari abarokotse bararucika kandi bahigwaga. Nuko cyakoze aravuga ngo uzakure muke nanone uwutwike ugere ku nzu ya Isirayeli yose. Mwibuke ko ari n'amatorero yivanze mu bya jenoside, abantu bakora jenoside ari abakozi b'Imana, bizanira akaga amatorero, amadini amwe n'amwe, ari wo muriro. Ariyo mpamvu mu madini amwe n'amwe uzagurumana ugere ku nzu ya Isirayeli yose habayeho ikibazo, impagarara mu rwego rw'abanyamadini, cyane cyane nka za gacaca zije, abenshi bahuye n'ibibazo, babashe kwivanga muri ibi bintu. Noneho ku rugero rwo gupfunyikwa nakwereka urugero rugaragara Bibiliya, umuntu Imana yapfunyitse mu buryo bugaragara, akaga kagiye kuza. Umuhungu wa Sawuli bita Mifobosheti, Imana yaramupfunyitse, imupfunyikira mu bumuga bw'amaguru. Bishatse kuvuga ngo Imana yagupfunyikira mu ntenge runaka, ibyago byaza, abicanyi baza bakabona udakwiriye, bamwe bakabona urupfuye ruhagije. Noneho Mifobosheti yari umwuzukuru wa Sawuli, umuhungu wa Yonatani. Noneho uwo muhungu Yonatani yari umukiranutsi, yagiye akiza Dawidi akanamuburira, kandi ari umuhungu wa Sawuli. Ariko inkota ije kuko atarapfunyitse, atarahishwe, yamunyuzemo. Ariko uwo mwana yari yarabyaye, Imana imuhisha mu bumuga bw'amaguru. Hari igihe tubona Imana waravutse uri impumyi tukagira ngo irakwanze, ukavuka wenda umugaye amaguru tukagira ngo yakwigirijeho ngana, ariko Imana ibizi ikintu ikoze gikomeye we utabasha gutekereza. Kwa Sawuli baramunena, baravuga ati bwami nta bintu by'ibicumba, nta bakambakamba bahaba, mureba wo mu mujyana atadusebya, hatazaza inama z'abaperezida bagenzi bacu, z'abami bagenzi bacu, hatazaba inama runaka tugaseba basanze dufite abuzukuru bamugaye amaguru. Nuko ngo bamujyana aho bita kwa Makiri i Lodebari, ntiyanaba no kwasi, kuko isi nta mbabazi igira, isi ntigira impuhwe. Umubyeyi abasha kukwanga nk'uko Imana yabivuze, byanditse muri Yesaya ngo umubyeyi abasha kwibagirwa uwo yibyariye, akibagirwa rwose uwo yiyongereje. Birashoboka kuko na Sawuli ndetse na Yonatani wari wese uyu Mifobosheti baramwibagiwe, umwe yibagirwa ko ari umwuzukuru we kubera inenge y'ubumuga. Nuko ariko noneho iki
kigaragaza ko Imana yari yamupfunyitse. Inkota yanyuze muri Isirayeli ica kwa Sawuli. Ntawe warokotse n'umwe mu babyawe na Sawuli, mu bamukomotse na ba Yonatani bose barapfuye, na ba Mikayeli umukobwa wa Sawuli, ariko Mifobosheti wari umugaye wenyine niwe warokotse. Birashoboka ko muri icyo gihugu n'abicanyi bamugeraga bakavuga tugupfuye rurahagije. Ushobora kuba uri mu bibazo ukagira ngo Imana yaragutaye, ndetse n'uwakagombye gukuraga akavuga tugupfuye rurahagije. Nuko baramureka. Mu kumureka Dawidi ajya ku ngoma. Ageze ku ngoma ngo amaze kugubwa neza, yibazisha ikibazo yumvaga bidashoboka bitewe n'ibyabaye mu gihugu. Aravuga ati ese ubwo hari umuntu wo kwa Sawuli waba ukiriho ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Yaba hari? Hari abantu baze gutanga amakuru rero, maze baravuga ati arahari ariko ntacyo amaze. Yarahari, maze no kwa sekuru bari baramunenye, arahari ntacyo amaze. Dawidi aravuga ati icy'ingenzi ngiye mu munzanire. Bari bazi wenda bimitima bamwe bibwiraga ko agiye kumwica urubozo. Wenda nk'abo Sawuli yari yarafunze, abo yari yarigirijeho ngana, baravuga ati nabo bajya babona bumvaga bishimye. Ariko ntibari bazi umugambi w'Imana kuri Mifobosheti. Nuko ngo bajya kureba Mifobosheti. Birumvikana na Mifobosheti bumvishije umuntu wabashije gukura sekuru na se ku ngoma ko ari kumushaka. Ntabwo yabashije kwizera yuko Dawidi yamugirira neza. Yumvaga rwose yagiye afite ubwoba, abandi bishimye ati ntacyo ngwino. Nuko ariko Imana mwibuke ko yari yaramupfunyikiye mu bumuga bw'amaguru. Nuko ngo akigera kwa Dawidi bazi ko agiye gupfa, abanzi bo wenda bishimye atawa Imana ishimwe. Nuko Dawidi aramubwira ati guhera uyu munsi amwakira mu rugwiro n'ibyishimo, kuko yibutse neza ba Kristo. Ndabwira abatuye isi, abantu batibuka ineza bagiriwe nako ni ubupfapfa. Ntabwo uri umukristo burya ni ukuri. Kubona umuntu akugirira neza akagufasha ukabona ubonye akazi, warangiza ngo ni ubwenge bwawe akagufasha. Umuntu akakugirira neza ukabona akugejeje mu mahanga akanagucumbikira, ejo ukabona akazi kamurenze ukamusuzugura. Umuntu utibuka ineza yagiriwe, uwo nawe ni umupfapfa. Ni byiza kwibuka ko wagiriwe neza, kandi nawe iyo neza ukayitura abandi. Dawidi yibuka ko Mifobosheti yamugiriye neza, nako Yonatani bimutera kugirira umwana we neza. Aramubwira ati guhera uyu munsi uzajya urira ku meza yanjye. Bangahe Imana yakuye ku cyago bakibuka ababareza ari imfubyi? Ni bangahe muri iki gihe abari kunyumva batuye isi banze wibuke ko papa wawe na mama we bapfuye urakana, none se uracyabyibuka ko ari abakureze? Hari abaguhaye ku kijumba, hari abaguhaye ku kirayi, ariko Imana yakugiriye neza iguha ubuzima. Iyi saha ntunakeneye no kubasuhuza. Niba yanarakubwiye nabi ijambo ariko hari amajoro yagucumbikiye, ubona burakeye butari gucya. Umuntu utibuka ko yagiriwe neza ni ukuri, ubwo nabwo ni ubupfu, ni ubupfapfa, kutazirikana uwakugiriye neza, ku buryo umuntu asigaye yicuza icyatumye akugirira neza. Hari abantu bazinutswe kongera kugirira neza abantu, imfubyi neza, kubera imbuto mbi. Ariko Dawidi ageze ku ngoma ayibuka ineza ya Mifobosheti ko yagiye amurokora. Hari abagize amahirwe bararokoka muri cyagiye byari bikomeye 9 hari abagize mu ntambara mu bihugu bitandukanye baragucumbikira. Hari abakugiriye neza nyuma yaho y'intambara baragufasha, bakwinjiza mu kazi utari gutekereza, ababyeyi batari kuguha, baragushyingira, barakubakira, baguha ibishyingiranwa, batuma udaseba ku munsi wa mariage. Uracyabyibuka ko wagiriwe neza? Reka twigarukire. Nabwo ni ubupfapfa kutibuka ineza wagiriwe. Mukristo uri kunyumva, uri kujya mu ijuru, umuntu utibuka ko yagiriwe neza.
ahubwo ukazirikana ibibi gusa wagiriwe. Ni ubupfu, ni ukuri buri intumbi, ntabwo nkubeshye. Nuko babirangire. Noneho ngaramubwira ngo nzagusubiza n'imisozi y'inyarurembo twigarukire. Yari yibutse neza yagiriwe. Hari abantu Imana yapfunyitse 9 irabahisha, ibahisha mu busa. Hari abandi yahisha nyuma yaho 9 ku Gisenyi, 9 mwibuka amakuba, intambara y'abacengezi n'inkotanyi. Ni ukuri byari bikomeye, ariko ikibazo uyu munsi wa none igihe cyarageze mutazi ko muzongera kubaha. Imana irabapfunyurura ndetse ibaha imibereho, ibasubiza imisozi y'inyarurembo, Imana ibahamaza amamodoka. Ariko icyo mwitura umuremyi ni igiki? Nuko mu gihe abandi mwabonye bapfa bagatwika amazu yabo, inka zabo zikaribwa n'abataraziruhiye, ibintu byinshi bikagenda. Nuko cyakoze ngabasha guhumuriza umuntu Imana yapfunyitse ahari hose, yapfunyikiye mu mubabaro, mu muruho, miryango yaragutaye. Icyo nkundira Imana yo yagupfunyitse iragukurikirana. Naho inkota yaza, naho amarozi yaza, ntabwo ntacyagukoraho. Naho baba bari kuguhiga ntibakubona. Kandi icyiza cyo gupfunyikwa, ngaruke kuri bya pfundo riri ku gitenge. Hari igihe umuntu agira amakenga ati hajya icyo napfunyitse kiracyari agakoraho. Nabigiranye n'abakristo bavuganye n'Imana, bafite isezerano ry'Imana, ikababwira ngo nzabagirira neza. Rimwe na rimwe ukabona ubuzima buranze. Hari igihe ujya gusenga ukumvira akubwiye ngo mwana wanjye humura, ndi kumwe nawe, ntutinye, ndi kumwe nawe. Burya nubwo itagize ikikora, ni nkaho ibikoze kuri rya pfundo. Haleluya, Imana ishimwe. Nubwo nta kintu gikoreka mu maso y'abantu ako kanya, ariko burya ibikozeho byibuze n'ako kantu n'iryo jambo. Bene data, numvise umuhanzi w'isi aririmba ngo mbabarira umbwira ijambo rimwe ryerekeye urukundo. Niba uw'isi asaba umuntu ngo mbwira ijambo rimwe, ibaza Imana noneho kugira ngo Yesu akubwira ijambo rimucike mu ndagukunda ryerekeye urukundo, nabyo ni ishimwe. Haleluya, Imana ishimwe. None Yesu akozeho ni ukurumara kabiri, uraryama ugasinzira. Nuko ubwo birangiye, iyo birangiye ryapfundo, hari igihe nanone umuntu asasa imigereti we yakwihangana kurananiye. Hari ukuntu umuntu apfunyurura akayaga kakagera mu gipfunyika, akongera agapfunyika atavuze ngo arapfunyuruye. Hari ukuntu Imana ipfunyurura ugakora ubukwe, ariko ikongera ikazirika inzara igakomeza, ubukene bukaga. Ariko bitavuze ngo iragupfunyuruye, nyine gushyize ahagaragara iguhaye iby'inyarurembo, guhaye kurira ku meza y'abami. Hari igihe ipfunyurura ukabona urangije amashuri, ukabona ubonye risasi, ariko ikongera ikazirika. Byibuze ukamarana iyo morali, ugakomeza ukarwana intambara, ugakomeza ugasenga. Ariko bitavuze ko Imana itazabura gusohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Nuko nihuse icyo ngendereye si ibyo byo gupfunyura, kuko mwarabibonye ko ari abantu Imana yagiriye neza ibakuye mu maraso, mu ntumbi z'abantu. Ariko ikibazo ntabwo icyo ngendereye, icyo ngendereye ujya wibuka ko hari aho abantu baguye wewe ukarurokoka. Uri umusirikare ku rugamba, bo muri kumwe ukabona barapfuye, abandi baramugaye, wewe ukabona irakurinze n'inzara zose zirimo. Ni ukuri ujya wibuka gushima umuremyi wo kwizerwa, nuko Dawidi yabigenje akibuka ineza yagiriwe. Tugiye gusenga nta bintu byinshi, cyakoze abantu bibagiwe gushimira Imana yabatambukije ahakomeye. Mwumva abagore muri kubise by'inda, abandi ukabona arapfuye kwa muganga, ukabona uri kuri iki gitanda arapfuye, hariya nawe ngo arapfuye, wewe uraho ukavuga uti unanjye, kandi ari wowe urembye cyane. Ariko wajya kubona ukabona Imana irahagukuye. Ujya wibuka iyo neza y'Imana. Niba rero waribagiwe ukibagirwa ya mihigo wahigiye umuremyi, ijambo ryavuze ngo utwike uwo musatsi ugere ku nzu ya Isiraheli yose. Byumvikana hagize ikibi kiza utaributse neza wagiriwe n'umuremyi, harya icyakurengera Imana yahera kukiyongera kugupfunyika, yahera kukiyongera kuguhisha. Hagize andi makubaza yahera kuki? None ko wayituye gusambana, wa mugore we
ubu hateye icyorezo cy'abagore bari gusambana, noneho byateye iseseme, birarenze rwose. Mwabagore murabona atari ubukunguzi, umuntu w'umubyeyi koko. Ariko mubanze mwibaze, wenda mbwira abatuye isi, mushyire muri logike. Buriya ninde wanezezwa no kubona mama we bamufasha asambana? Ninde byanezeza? Tubwizanye ukuri, ninde wabona mama we ari gusambana nubwo waba uri indaya akavuga ati nta kibazo bisawa? Niba mutifuza ko ba mama wanyu bababyaye bafatwa bari gusambana, kuki muri guhemukira abana muri kubyara? Mwabyaye mugakora ibintu bisa bityo, iby'urukozasoni mu maso y'abantu. Mwibagiwe ibyago n'ipfa Imana yabanyujijemo, impanuka yagiye ibarinda, mukaba mukoze. None ni iyi nyiturano, ni ibimuhebye Imana, muri gusenya ingo za bagenzi banyu. Abagore bagenzi banyu bakara badasinziriye hejuru yawe, wa mugore we, aho uri hose uzi ko uri gutwara abagabo b'abandi. Unyumve neza, ntuzabura kunyurwamo n'inkota y'Uwiteka. Hateye ubutinganyi no mu nsengero burimo, mu bacuranzi. Koko ubu umurembo ugufashe n'uwuhe? Kubuzi gucuranga sentetizeri niyo mpamvu biguteye ibikabye imisatsi. Reka data ntugisokoza, ubwanwa ni nka ruhaya, inzara ni nk'iz'ikiyoni. Ubu koko ibyo biguteye kwibagirwa umuremyi wo kwizerwa. Barya ngo urijeya yo, ubu si yumubuje nubwo ari gato cyane, ntugukubita hasi. Kuba warateye ibyuma umubura aritinya. Mwari muzi ko intwaro z'Imana zitagomera ubunini? Imana yagushatse ngo urakaze. Uzi ko Imana ifite aho gukora no ku rutoki ubwabyo, bikaba byakugeza i Burayi yarukozeho. Mwari muzi ko Imana ariyo gutinywa? Yaraguhishe, ikurinda gusara abandi bari kwambara ubusa. Iraguhisha, ntiwatoragura amasashi. Ibyo kuvuga ngo uri igayi, uri jeya, uri niga, uri ikiguru umukobwa, ngo amabuno yo yayateza kanseri agahinduka inyo n'umunuko. Koko niba Imana yaraguhishe, niki kiguteye kwibagirwa umuremyi wawe mu misi yo kubaho kwawe, ko yaguteza uburwayi abandi batazi? Reka dusenge. Ariko umuntu wese utibuka ineza yagiriwe, we ace bugufi dusenge. Ukaba uri kwitubura ineza, ndetse uretse n'Imana n'abantu bakugiriye neza, bakugaburiye uri mayibobo, ukaba ubituye agasuzuguro. Wabanyura uri mu modoka ukabatera amazi, ntureba ko gakecuru kunamye, burya hari igihe kaba karaguteruye kakanaguheka uri uruhinja. Ariko ikibazo, umwana w'umuntu yibagirwa vuba. Ariyo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli ngo muramenye ntimuzibagirwe. Niba ari ikintu kiba mu bantu ni ukwibagirwa. Ubu hari abantu Imana yakuye muri iki gihugu ibajyana i Burayi, ariko baribagiwe ko bahekenyaga ibijumba, ko botsaga runogo, inzara yabishe, mwakubitirwaga mu bigori by'abandi. None Uwiteka yarabateturuye, mwaribagiwe, muhembye Imana gutingana. Koko ngaho amadarapo y'ubutinganyi. Yewe ubusambanyi buhawe intebe, kwica, kumena amaraso atari mu rubanza. Abana banyu buzuye mu matuwarete. Ubu bagize ikibi kiza, Imana ihera kukiyongera kubapfunyika, ngibahishe amakuba agiye kuza. Reka dusenge. Umuntu wese unyumvishe ace bugufi dusenge. Nzi kuri Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe wera. Ndagushimiye ko n'aka kanya wari ukaze ko ndi buvugiremo ijambo ryawe. Niba nkugiriyeho umugisha, ubu butumwa bumpera abatuye isi, imitima ya benshi uyigenderere. Kandi Data mwiza wo mu ijuru, uhereza abantu kwicisha bugufi, bamere nk'ibisuka ku gicaniro, bihana ibyaha byabo, kugira ngo hatagira ikintu kiza ukabura guhera wongera kubagirira ibambe. Ndakwinginze ngo Mana ugenderere imitima iri kunyumva, ubahe kwihana no kureka ibyaha. Kandi babarira abantu aka kanya bumvishira ijambo bagaca bugufi. Amaraso ya Yesu abeza abatunganye, bakurwaho ikibi cyose, bakurwaho umugayo wose, kugira ngo ejo intebe y'imanza nimanukira mu isi, uje guca imanza z'abari mu isi batarimbuka.
urakoze kuri kunyumva ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.